turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi nubwo nyine ya minsi 7 tutakirimo ariko turacyari muri ya minsi 100 yo kwibuka iyo jenoside yakorewe abatutsi. Kuri wowe ivuze iki patience? Kuri njyewe igihe nk'ikiyo cyageze nibuka umubyeyi wanjye ako by'indega kamere natekereza kuri data. Buryo najya no ku ishuri bambaza amazina y'ababyeyi nkabwa ntabwo nyazi. Kwakira ko sobukwe ari wishe nyoko bukwe, kubyakira bigora abantu benshi, cyane cyane abantu baba baravutse mu ubwo buryo nyine. Nkuko patience yigeze kubibabwiraho, yigeze kubabwira ko twaganiriye tugiteretana akumva dusa naho duhusha amateka. Iyo nakundaga kujya gusenga nasengaga nsaba Imana kuzampa umufasha mbese w'imfubyi, mbese wa wundi wamaririje, nibyo nasengaga nge nisabira Imana. Kubera iki byaterwaga n'igikomere nanjye nari mfite. Ndi umwana wa kabiri wacu. Navuga ko mfite papa na mama niko byitwa ariko siko biri. Kuko ngewe nanjye mfite nk'imyaka 3 naje kumenya ko nge ndi ikinyendaro. Komera Freddy, komera cyane, komera cyane. Naje kumenya ko ndi ikinyendaro igihe nibuka ntazibagirwa. Icyo gihe nari nabaye wa mbere mu ishuri, mbizi neza ko nabaye wa mbere, ariko baza kutubwira ko umwana utatwaye umubyeyi ku ishuri nta birota ari buhabwe. Icyo gihe nicaye ku ishuri, mama yari umukene, yari yagiye guhingira umuntu. Ndabyibuka icyo gihe umuntu yahingiraga 120 ku munsi. Noneho ubwo mbona abandi bana bose bahabwa biroti, natekereza ngiye ukuntu ndi bujye mu rugo ntayo nyuye, kumva niyo cyabaga ikijumba kimwe cyaramazaga, ariko nkishimira ko ndi kwiga. Naje gutsinda, narize ndatsinda, ariko mbura ubushobozi. Naje kwicara bivamo burundu. Kugeza na n'uyu munsi abantu twiganye iyo duhuye bumva ko ndi umuntu ufite akazi gakomeye. Ingabire patience maze kumenya igikomere cye kugira ngo bajye kuva kwa sekuru. Mu mateka nakurikiye yakinaga n'undi mwana kandi bose ari abana batoya. Uwo mwana bakinaga aza kumucika agwa mu kigega cy'amazi. Bose ari abana bato, nta n'imyaka 5 bari bafite. Kwa sekuru bahita baba ngo babicanye barashaka none no kutumaraho umuryango burundu. Uwo nitaga papa gitangira kuntoteza, naganirije mama mubaza ariko se kubabwira kuri atari papa, kwa bivya ko atari papa, undi papa ninde? Icyo gihe mama yahise singutwe aratuta mu rugo, arigendera ajya kuba kwa marume, atsigara aho ngaho. N'abarumuna banjye bankurikiraga. Njye muntu navuga ko wari ufite ubwenge wari ubarimo. Ubu nita ko yari data nawe yabonye bigenze gutyo, nawe ahita azingibye aragenda, nawe ahita yigendera, sigarana n'abarumuna banjye.
ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, reka tubifurize gukomera muri bino bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. U Rwanda navuga ngo benshi mu banyarwanda bagiye bagirwaho ingaruka zitandukanye na jenoside yakorewe abatutsi, haba ari kubiciwe, haba ari bafite ababyeyi babo, navuga ngo nabo bakoze jenoside, nabo tujya tuvuga ko bafite ibikomere bikomeye cyane, kandi navuga ngo biri ku mutima, bimaze igihe kinini cyane. Birashoboka ko umaze imyaka 28 wibaza ngo kubera iki mama yakoze ibi, kuki papa yakoze ibi, kuki abavandimwe banjye bakoze ibi, ukumva hari ikintu runaka wagombaga gukora kugira ngo batekwe, ariko wari ukiri umwana muto cyane. Niyo mpamvu uyu munsi ndi kumwe na Ingabire Patience, ni umudamu mureba hano imbere yanyu, ufite ubuhamya bukomeye cyane, by'umwihariko ufite n'ibikomere bikomeye cyane bitewe n'uko umubyeyi we yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, uyu munsi akaba afunze. Patience, tugoye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze. Amakuru se? Amakuru ni meza. Ndabona imvura itatworoheye. Iri kure cyane, urumva umeze neza? Umeze neza. Turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, nubwo nyine ya minsi 7 tutakirimo, ariko turacyari muri ya minsi 100 yo kwibuka iyo jenoside yakorewe abatutsi. Kuri wowe ivuze iki Patience? Kuri njyewe igihe nk'ikiyo cyageze nibuka umubyeyi wanjye, ako by'indega kamere natekereza kuri data, tekereza ibyo yakoze, ngenda numva nkagerageza kubyihanganira. Nanjye rero ubwo ku bwanjye ndifuriza ababa bameze nkanjye ko bagira umutima ukomeye. Patience, ndakumva, komera cyane nawe. Ufite agahinda gakomeye cyane, nakubonye bwa mbere aho nakubonye ufite agahinda gakomeye cyane, ndavuga ngo byanze kunze tugomba kuganira kuko urababaye, kandi umve ko utari wenyine, wumve ko uruhare rwa papa wawe atari urwawe. Yego. Umutima wawe urashengutse, wihangane kandi ukomere cyane. Patience, byatangiye ryari? Papa yafunzwe ryari? Wamenye gute ko yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi? Yewe nabyirutse numva ngo papa arafunze, ntabwo narizi icyo afungiwe. Yewe nagerageje no kumusura mu magereza anyuranye, ariko ntiyamenyesha icyo afungiye. Abayobozi bamwe bamubwira ati kutabwiza ukuri abana bawe bimeze bite, akagenda bica ku ruhande, ntabivugana n'isa, ntabwo mbizi, ariko nkagenda numva amakuru ku ruhande yuko afunze azira mama. Ntabwo we ku giti cye yeruye ngo tubwire nk'abana be. Afunze azira mama gute Patience? Afunze azira yuko ari we wamwishe. Yamwishe muri jenoside? Muri jenoside. Bivuze ngo mama wa yari umututsikazi, papa ari umuhutu, aza kumwica rero muri jenoside. Yego. Jenoside yaba ufite imyaka ingahe? Mfite urebye ni nk'imyaka 2. Imyaka 2. Bivuze ngo ntabwo wigeze umenya mama wawe? Byo nzi, anisa nabaje imiryango niba yanyeka n'ifoto ye ntayo nabonye. Patience, wakuze ufite igikomere cyo kutabona mama wawe? Yego. Mbere yuko wenda tujya kuri papa wawe, mbwira ukuntu wakuze gukura utabona mama wawe, nagahinda gakomeye, birumvikane ko tujye ku ruhande rwawe nka Patience. Byari ingorane, byambereye ingorabahizi, ku buryo najya no ku ishuri bambaza amazina y'ababyeyi nkabwira ntago nyazi, ntago nyazi bitewe n'iki, nabivuga nkumva gahinda karanyishe. Natekereza nuko ngenda mbona abandi bana bishimye, ariko nge ibyishimo wapi, nta byishimo nigeze ngira. Hari igihe wenda wajya kwibaza ngo nzashaka umugabo umeze gute, nzashaka se umugabo uzemera ikomere byanjye, abyemere, anyemere ukundi? Icyo kibazo ntabwo wigeze ukibazaho mu buzima bwawe? Icyo kibazo rero nagitekerejeho, imara kugira igitekerezo cyo kuba nashaka, ntabwo ngiye nigeze ndeba amoko. Bwe naravuze nti ibyo byose nanyuze mu mibabaro, nanjye nzihangana nubwo kureba umutima w'umuntu bigoye,
sinzagire uwo mbana nawe ngo ankomeretse, nzabanza mbimubwire, niyumva atabishoboye bemparitse, ntabwo byangoye. Frederic ni umugabo wawe niko yitwa. Yego. Ukimubona aje kugutereta, ijambo ryamba amubwiye ni irihe? Iki kintu wese kimubwira? Narakimubwiye, mbanze nacyo cya mbere namubwiye. Wamubwiye ngo iki? Namubwiye imibereho yanjye yose uko imeze, ntabwo ntuzirinde kumbabaza, nawe ambwiriye numva ni nkaho duhuje, nuko bigenda. Muri kano kanya rero dufite ibyishimo bikomeye cyane by'uko utari wenyine, ufite umugabo ugukunda, nicyo kintu nabonye. Ukwitaho, ushaka ko udahungabana, birashoboka wenda muhuje amateka, muhuje urukundo, muhuje ubuzima. Frederic niyo mpamvu dufite ibyishimo bikomeye cyane byo kumwakira muri iki kiganiro Inkuru Yanjye. Nawe afite inkuru yo kutubwira, afite byinshi cyane muhuje, nawe tugiye kumwakira muri iki kiganiro. Urabyakira gute ko tugiye kuganira Frederic Patient? Ndabyakira neza nk'umufasha wanjye. Yego, reka tumuhe ikaze. Frederic, nishimiye kuba ndi kumwe nawe muri kano kanya. Patience ntabwo ari wenyine, nta nubwo yigeze aba wenyine mu gihe navuga ngo mwamenyanye, bitewe n'uko nabonye umuha agaciro, umuha urukundo, umuba hafi. Ibyo nabonye uri umuntu w'umugabo kandi umugabo mwiza. Patience niwe wabibona, niwe wabimenya. Uyu munsi muruzuye, ntabwo ari Patience wenyine, ntabwo ari Frederic wenyine. Frederic, waje neza, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze, nanjye nishimiye kubana namwe. Yego, natwe twishimiye kukwakira muri kino kiganiro. Patience, umumenye ryari? Wamenye gute ko afite ibikomere? Ubana gute nawe? Patience twamenyenye mu mwaka wa 2012. 2012 tuba mu rukundo mu mwaka wose. 2013 ikurikiraho turi mu rukundo. Twaje kubana 2014 ari mu kwezi kwa 10. Kugeza na n'uyu munsi rero turi kumwe, turi umuryango, tugize abana 2. Wa, félicitations, ni byiza cyane. Mbwira, yambwiye ngo kimwe mu bintu yifuzaga ku musore uzamukunda, uzamubera umugabo, yifuzaga ko azumva amateka ye. Akaba ari nacyo kintu cya mbere amubwira, ati mfite igikomere cyo kugira mama wazize jenoside yakorewe Abatutsi, mfite igikomere cyo kugira data wakoze jenoside yakorewe Abatutsi akica mama. Ajya kubikubwira, ajya bikubwiye gute? Urabyibuka icyo gihe? Yes, ndabyibuka. Mu by'ukuri kuri we ni umuntu utekereza ku muryango we, mbese akumva ari agahinda. Ni agahinda kandi n'undi muntu uwo ari we wese bishoboye kuba byabaho, ku buryo hari n'ibyo ajya avuga nuko bitari, ariko nkanjye umuri hafi nyine ubuzima bwe bwose ndabuzi kuva twamenyana. Kuva icyo gihe twakundanaga yabaga kwa musaza we, ariko yagiraga igihe ajya gusura papa we muri gereza. Ndabyibuka nk'iyo yajyaga gusura papa we, ikintu yamubwiraga mbese nk'ijambo ryo kumuhumuriza atashye, yaramubwiraga ngo mwana wanjye, ibihano nubwo mfunzwe ariko icyo mfungiye ibihano ngiye kubirangiza, ejo bundi nzaba natashye. Mbese muri cya gihe tutarabana, nanjye ntago nari nzi ko papa we afungiye ko yishe mama we. Numvaga ko wenda ari umuntu ufunzwe azira ikindi kintu, ntago numvaga ko afunzwe azira mama we. Ibyo bintu nanjye nabimenye neza ubwo twagiye kumusura kuri gereza ya Gicumbi 2017. Nibwo nanjye nabimenye, ndabyumva, gusa nanjye navuyeyo ntorohewe mu mutima, kuko natekerezaga ya magambo yamubwiraga yagiye kumusura, akamubwira ngo humura ngiye gutaha, atamubwiye icyo afungiye. Icyo gihe tumusura muri gereza ya Gicumbi nibwo bwa mbere twamenye ko afungiye mama we. Patience, wabibonye, ni umugore wawe uramuzi, ni mama w'abana bawe uramuzi, mumaranye igihe kitari gitoya. kubisobanura n'agahinda n'igikomere biragoye, mwabibonye.
icyo gihe akimenye ko mama we yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, yishwe na papa we, yayifashe ati kubyakira byaramugoye ariko iyo nabonaga ahangayitse cyane namubwiraga ko njye mfite mama umbyara, namubwira mama wanjye niyo mama wawe ujye ubyumva ubifate gutyo, ntacyo mama azampa ngo akimpe njyenyine, ahubwo icyo azajya aduha azajya kiduha twembi nk'abana be, ujye wumva ko nawe ufite mama wawe. kwakira icyo kintu byarakoroheye, kwakira ko sobukwe ari wishe nyokobukwe, bivugwa gutyo nubwo papa we atabyemeraga? Kubyakira bigora abantu benshi, cyane cyane abantu baba baravutse muri ubwo buryo nyine. Nk'uko Patience yigeze kubibabwiraho, yigeze kubabwira ko twaganiriye tugiteretana akumva dusa naho duhuje amateka. Mbese njya kumukunda, ndi umuntu ukunda gusenga. Mu buzima bwanjye nakundanye n'abakobwa benshi, cyane cyane nkiri nko ku ishuri, ko nakundanaga n'abakobwa benshi ariko nkaburamo ujyanye n'ibyifuzo byanjye. Iyo nakundaga kujya gusenga, nasengaga nsaba Imana kuzampa umufasha mbese w'imfubyi, mbese wa wundi wamaririje, nibyo nasengaga njye nisabira Imana. Kubera iki? Byaterwaga n'igikomere nanjye nari mfite. Ndi umwana wa kabiri wacu, navuga ko mfite papa na mama niko byitwa ariko siko biri, kuko njyewe nanjye mfite nk'imyaka 3 naje kumenya ko njye ndi ikinyendaro. Komera Freddy, komera cyane, komera cyane. Naje kumenya ko ndi ikinyendaro. Yigeze gusohora ijambo abwira mama ati n'ubundi umwana si uwanjye, ahubwo uzamumvanire mu bana umujyane kwa se, kuko atitwa uwanjye nyine, ntago ari uwanjye. Nari mutoya, nakomeje kuba mu rugo, nkajya nitabwaho na mama gusa. Ubuzima burakomeza. Naje kuba mu kaga gakomeye, maze gukura. Uko ngenda nkura naganirije mama ambwira ko no mu kuvuka kwanjye atigeze ambyarira mu nzu. Mbese na n'ubu iyo nsubije amaso inyuma, birangora cyane, ariko nkabasha kwihangana. Muvandimwe Freddy, ikomera pe, ihangana ukomere cyane, ufite igikomere cyuzuye umutima wawe. Umuntu ni uzi ukuntu akomeretse, ku igikomere cyawe kigaragarira inyuma mu buryo bukomeye cyane, kandi komera pe. Nta kindi nakubwira muri kano kanya, komera. U Rwanda dufite amateka atandukanye, dufite uburyo twagiye tubaho mu buryo butandukanye, reka nkubwiye ngo komera Freddy, komera. Turi kumwe nawe, sibyo? Komera cyane, komera, kandi Imana yaguhaye umufasha mwiza ukunda, muhuje ibibazo, muganira, ukumva ageze kuri bya byifuzo byawe. Komera cyane. Nyuma byaje gukomeza kukugora, byarangoye. Ikintu utajya wibagirwa muri uko kukugora cyane kwawe, gukura kwawe, nyuma yo kumva ko papa witwa papa abwiye mama wawe gutyo. Nakomeje kubyitwaramo nyine, kuko mama yambaga hafi, nkagerageza kwihangana. Igihe nibuka ntazibagirwa,
igihe nibuka ntazibagirwa nigaga mu wa 4 primaire. Icyo gihe nari nabaye uwa mbere mu ishuri, mbizi neza ko nabaye uwa mbere, ariko baza kutubwira ko umwana utatwaye umubyeyi ku ishuri nta birota ari buhabwe. Icyo gihe nicaye ku ishuri, mama yari umukene, yari yagiye guhingira umuntu. Ndabyibuka icyo gihe umuntu yahingiraga 120 ku munsi. Noneho ubwo mbona abandi bana bose bahabwa biroti, natekereza ngiye ukuntu ndi bujye mu rugo ntayo nyuye, kumva agahinda kuri njye. Komera Nafashe inzira ndataha. Ngeze ahantu mu nzira mpura n'umukobwa, hariho nakwita ko yari data wacu nyine nkurikije amateka yanjye y'ubuzima ngendeye ku mubyeyi wanderaga. Umukobwa aho data wacu yari yarashatse, baramubwiye ntiwambabariye ukaza ukamfatira biroti pasi uvuge ko uvukana na mama. Yarankundiye araza, tugeze ku ishuri bashaka kuyinyima, nawe arabinginga. Nakundaga kugira inshuti z'abarimu, mfata mwarimu wanjye titirere wanjye ndamuganiriza, ndamubwira n'ubundi ko mbizi ko nabaye uwa mbere, ikintu wenda kibura ukaba ari ugutamaye biroti, mfasha basi uyimpe, ubutaha ntago nzongera kuza ntazanye umubyeyi. Arebye agahinda nari mfite arayimpa. Mu by'ukuri amateka yanjye ntayo yarazi, kuko mu gihe wenda nizemo nashoboraga kuba nava nka hano kuri RBA Kacyiru nkaba najya kwiga i Nyamirambo, ari kure cyane. Umwarimu muhahurira ukahurira n'abandi bana, ubuzima bukaba ari ubwo ngubwo. Icyo gihe nicyo ntazibagirwa, nyine mpabwa biroti bigoranye kubera ko nta mubyeyi nari natwaye. Icyo gihe nibwo natangiye kwiyakira, mumva ndiyakiriye, mbese nakiriye ubuzima ndimo. Yego. Uwo mubyeyi se w'umugabo, mugabo wa mama wawe, ntabwo yigeze kubera papa mu buzima? Ntabwo yigeze kubera papa? Ntabwo yigeze ambera papa, kuko maze no gukura niga mu wa 6 primaire, niga mu wa 5 primaire, nabwo nari umwana w'umuhanga ku ishuri, kuko iyo ugeze no ku kigo nizeho icyo ari cyo cyose, izina ryanjye ritariza cyane mu barimu banyigishije. Ndi mu wa 5 primaire, nimbutse njya mu wa 6, nabwo yambwiye ijambo ribi. Arambwira ngo nubwo ukomeza kwiga ariko ntawe uzabona ukurihirira amashuri. Icyo gihe hari 2006 nahise mva mu ishuri. Nahise mva mu ishuri nicara umwaka, kuko icyo gihe na mama nta bushobozi yari afite bwo kuba yangurira ikayi. Naricaye nicara umwaka wose, nkajya mvomera abaturanyi amazi bakampa ibiceri nkabibika. Bibiri na 7 yose nayimaze nicaye. 2008
nari maze gukusanya amakayi ashoboka nibura nari mfite amakayi 15. naje kugenda kwa pare wanjye wa batisimo hama amafaranga 500. icyo gihe naganye n'abaturanyi bangurira kaki yari 2500. nageragezaga n'ubundi gukora twaturaka kuko bisanzwe. naraguze na bodaboda z'200 nsubira ku ishuri. ndavuga ngo basi ntibura nzarangize primaire nyirangize neza, nzananirwe secondaire ariko primaire ndayirangije. icyo gihe nabaye mu buzima butoroshye nk'iyo myaka 2 yarangoye cyane. aho nakwita ko yari data watureraga, yari yaradutaye mama akomeza kwihangana araturera turi abana 5. yaje kugaruka cyagiye 2008 narasubiye ku ishuri. nabwaza avuga ati ko nari nzi kutakiga gute ukomeje kwiga. mubwira ko niga ku bwanjye ntawe nzongera gukenera. nasubiye kwiga 2008 nsibira mu wa 5 kugira ngo nshaka amanota meza nanone anyimura mu wa 6 kuko mwo mwaka nari maze hari ibyo nari naribagiwe. nageze mu wa 5 mpindura ikigo, cya kigo nigagaho sicyo nakomeje kwigaho, nagiye ku kindi. n'ubundi nkomezanya wa mwanya wanjye wa mbere ndimukajya mu wa 6 kuko nkajya mbona n'umuterankunga akambwira ati nunataha ugasanga mu rugo batatetse jya uza hano urye ariko wige ntuzacike intege. wenda nsubiye inyuma gato 2006 niga mu wa 5 primaire kw'icyo kigo cya mbere. niga kw'icyo kigo cya mbere twigaga inshuro 2 mbere ya saa 6 na nyuma ya saa 6. abandi bana barataga bakajya kurya nkigirwa ku ishuri. rimwe diregiteri araza asanga nicaye ahantu aranganiriza baza ati ese kushaho utajya utaha ujye kurya nk'abandi bana ubona uzigute utarya. ndamwandi mama ntabahari kandi nta n'umuntu wasigaye mu rugo nshobora gusanga yatetse. nzajya niga ibyo nshoboye nyine ariko nziga. icyo gihe ku kigo cyacu hari igiti cya avoka. yaramfasha ajyana muri biro ye anyereka ahantu bataze avoka. arabwira ati genda utoranye n'abandi bana bose mwirirwana hano ariko bahirirwa muze mwihangane muryize avoka. uwo diregiteri yitwaga umwana nk'undi, yakundaga abana cyane. avoka twarasiriye ariko ndiko ni ikintu nakwita nk'aragashya yakoze ku ishuri. uwo munsi nawo ndawibuka. ndakomeza nyine ndiga. nkomeze noneho cyagenda agiye gusibira mu wa 5 narimutse njya mu wa 6 mbona umuntu uzajya amfasha akambwira ati jya utaha uze kurya mu rugo. ariko nari narimenyereje kurya rimwe ku munsi. narakomeje nkajya nirwa ku ishuri n'ubundi nkarya nimugoroba ntashye. niyo cyabaga ikijumba kimwe cyaramazaga ariko nkishimira ko ndi kwiga. naje gutsinda, narize ndatsinda ariko mbura ubushobozi bwo kujya muri interina. wari diregiteri wo kw'icyo kigo yaraje arambaza ati ese
ushoboye kuba nibura twe dufate nk'ikigo tukugurira ibikoresho by'umwaka umwe, umwaka utaha uzabona umuntu ukwitaho. Ndabwira wapi, mama yari umuntu utarize, nta nubwo yashoboraga kuba yavuga ngo yajya gushaka n'umuterankunga, akanshakira umuterankunga umfasha kwiga. Yarambwiraga ati kine kwiga niba byanze icara tuzajya dushimira Imana ko bukeye. Icyo gihe rero data yaragarutse abwira ko atarazi ko nasubiye no ku ishuri, aradutoteza tujya mu buyobozi, biba ngombwa ko noneho ubuyobozi bari bwo bumwirukanisha mu rugo atazagaruka kuko hageza kutubuza umutekano. Icyo gihe nagiye kwiga muri esi, niga umwaka wa mbere ariko nkabona ubuzima bugoye n'ubundi kwiga ari gupfundikanya ntacyo bizamarira. Naje kwicara bivamo burundu. Kugeza na n'uyu munsi abantu twiganye iyo duhuye bumva ko ndi umuntu ufite nk'akazi gakomeye, ariko ndikomeza. Frederi uzana akagira ndikomeza, yego ndikomeza kababwira ko nkomeye ntacyo, nkiyumvamo akanyabugabo muri njyewe, ubuzima bugakomeza nyine tukaganira bisanzwe nk'uko twaganiraga kera. Ingabire Patience maze kumenya igikomere cye, maze kumenya ko hari umwana w'imfubyi, naje gukurikirana amateka ye, nsanga nubwo yarerewe kwa sekuru ubyara nyina ariko ntiyigeze ahabwa agaciro nk'umwana nyine wakagombye nibura no kuba arya ikijumba mama we yaryaga mbere, ku buryo yabihererwa agaciro. Musaza we umukurikira bareranwe kwa sekuru kugira ngo bajye kuva kwa sekuru. Mu mateka nakurikiye yakinaga n'undi mwana kandi bose ari abana batoya. Uwo mwana bakinaga aza kumucika agwa mu kigega cy'amazi, bose ari abana bato nta n'imyaka 5 bari bafite. Kwa sekuru bahita bavuga ngo babicanye barashaka noneho no kutumaraho umuryango burundu. Ibase Icyo gihe nibwo batangiye kubura ahantu baba, akaba kwa sekuru bakajya kwa musaza wabo ariko uvukana, wenda navuga ko bari abana ba mukase, mbese aho baraye wenda uyu munsi siho bararaga ejo. Byaterwaga n'icyo gikomera, akavuga ati ninjya kwa sogokuru noneho ntari bunanyakire, nta mahoro ndi bugire. Hahandi naho hari bahitaga bamubona wenda muri ya shusho ya mama wabo, naho nta gaciro bigeze baba, kuko nk'iyo baza kubaha agaciro nabo ababareze bagombaga kuba barakurikiranye ubuzima bwabo nyine nk'abana. Mbese umwana burya warezwe neza agaragarira mu myigire. Frederi, icyo kibazo rikibuka ko nakibaje Patience, wabyumvaga ariko cyamunaniye kugisubiza, nicyo ngicyo uragisubije. Njye nari nabibonye ariko byamunaniye. Freddy, ikiganiro turagikora ko nkubwira ngo komera kimwe n'urugo rwawe, mufite urugo rw'ibikomere ariko ruzakomera byanze kunze. Ushyiremo umuhate wawe uko washakaga kwiga, uko washaka gukomera uzakomera. Uyu munsi birashoboka ko umuntu uri kureba muri iki kiganiro ushobora kuba yaguhindura amateka, si cyo kituzanye aha ngaha. Twazanywe no kuvuga inkuru yawe ariko ntawamenya uwashaka guhindura ubuzima, uwashaka guhindura ubuzima bw'urugo rwawe, ibyari bikomeye kikaba ikintu gikomeye muri wowe. Ni ukuri pe, tumuhaye karibu kandi tuzamuha karibu cyane cyane kuri telefone yawe turayishyiraho aze kukuvugisha. Ikiganiro turacyagikomeje. Freddy, mama yarakubwiye ngo
ntabwo yigeze akubyarira mu nzu. Aho ngaho ntabwo watubwiye neza byaje kugenda bite, yakubwiye gute? Uwo nitaga papa agitangira kuntoteza naganirije mama mubaza ariko se ko bambwira ko uri atari papa, ko bivugira ko atari papa, undi papa ninde? Akambwira atarakubeshya niso. Urabona mu miryango nshoboye kuba nabyara umwana usa n'uwo mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye cyangwa agasa na mukuru wanjye. Yewe yacijaga ko ari papa n'uwari data wacu, n'uwari data wacu. Mama akambwira atarakubeshya, akubwira ko ese ari runaka ariko uriya ni we so. Mama ambwira ko igihe cyo kubyara kigeze babyariraga mu rugo, nta ubu twateye imbere umubyeyi abyarira kwa muganga. Yego ndabizi. Icyo gihe babyariraga mu rugo umwana agakura. Yego. Mama ambwira ko igise cyamufashe papa agahita amusohora mu nzu. Yahise ajya hanze, hari ahantu hepfo y'inzu hari ibishogoshogo by'ingano, babyita ibiganogano. Bari baravuye gusarura ingano, ibyo biganogano babishyiraga ahantu kugira ngo bazaze kubisakaza wenda n'akazu runaka cyangwa se ikiraro cy'amatungo. Niho byari biri. Mama yarahanyeretse ambwira ko ariho yabyariye. Ati no mu gihe cyo kukubyara nta mahoro nigeze ngira, ariko ikintu yansabaga yambwiraga ko ntazamurumbira. Nicyo kintu yansabaga buri munsi. Kambwira ati uzambabarire nunakura uzambere umwana mwiza, kuko kukubyara kuva wavuka nanjye sinigeze noroherwa. Icyo nicyo yansabaga, akansaba ko ntazamubera umwana muzima gusa. Ntabwo byoroshye. Mama aracyariho? Mama ariho. Na papa aracyariho? Ntabyo nzi. Kubera iki? Kuko wenda nsubije ibihe inyuma, cyagiye mva mu ishuri 2009 ishyira 2010, mbona ubuzima bwo kwiga bushaririye. Bonita ko hari data abayobozi baje kumuca mu muryango bakamubwira ko atazagaruka kutubuza amahoro. Yaje kugaruka, aragaruka asanga nari noroye intama 3. Aravuga ati mumbabarire garutse mu rugo kuko ndambiye kwitwa inzererezi kandi narubatse. Turamubabarira agaruka mu rugo. Yaje kongera atongana na mama rimwe ari nijoro, twaryamye amwirukana mu nzu. Mama yahungiye mu baturanyi icyo gihe, yamubwiraga ko agiye kumwica. Icyo gihe ndabyuka yari yarayisasiye n'icyuma. Icyo gihe mama yaramuhunze aragenda, araducunga natwe twamaze gusinzira nijoro, azitura ya matungo arayajyana, arayatwara arayagurisha. Bukeye mu gitondo twarazengurutse imisozi yose tuyashaka turayabura. Yaje kugaruka haciyemo iminsi 2 nijoro, aza yivuga yasinze cyane, avuga ko nta kintu na kimwe tuzamwambura agaciro mu rugo rwe, ko ibintu byose biri mu rugo ari ibye. Iyo nama ni umuntu wari warayindanyije, irabyarira, nayigize intama 3. Uko nakoraga uturaka nanjye nari naguze indi zibe 3 nyine, niyo wa muntu yandagije zose arazitwara. Icyo kintu mbese nasa naho ariho natakarije icyizere cy'amahirwe mu buzima. Ndumvise noneho ko nta n'ahantu mpagaze, nta yandi mikoro nari mfite, yari ayo ngayo
niho nari nsigaye ncungira icyizere cyari kuri za ntama zawe. yego vuga ko ariho Yego. nagicowe kuzakura iterambere Yego. arasitwara Yego. atashye icyo gihe yaturutse nko muri metero 100 numva yiyamira cyane nahise mbyuka ndabyuka njya hanze niba kinariho imbabazi wenda namusaba icyo gihe nari mfite inkoni nahise nyimukubita ntitaye ko hari umubyeyi yahise asubira inyuma atabaza ati noneho cya kigendaro kiranyishe kandi ndi mu rugo rwanjye abantu barahuriye baratabara batabaye basanga yirutse nk'uko waba uri k'uyu musozi waha turi ariko umusozi wo hakurya yacu ariho harimo atabareza icyo gihe abantu baragiye baramufata baramubwira ati ese abana bawe ko bari mu rugo n'uwo mwana uvuga akaba ari mu rugo utabaza gute uvuga ko akwishe abawujya nayo ninjiye mu rugo ati yaranyishe nsanze yanyiteguye ariruka bwarakeye mu gitondo tujya mu nteko baranabimuhanira nanjye barampana bambwira ko ntakagombye gusuzugura umubyeyi gutyo nubwo yaba atari umubyeyi wanjye ariko nagombaga kumwubaha wenda nkitabaza ubuyobozi ariko nabitewe n'agahinda musabye imbabazi ko icyo kintu cyabayeho niba kinariho icyo gihe mama yahise asiga utwe araduta mu rugo arigendera ajya kuba kwa marume nsigara aho ngaho n'abarumuna banjye bankurikiraga njye muntu navuga ko wari ufite ubwenge wari ubarimo ubu nita ko yari data nawe yabonye bigenze gutyo nawe ahita azinga ibye aragenda nawe ahita yigendera nsigarana na barumuna banjye nakomeje kubitaho komera muvandi komera cyane nakomeje kubitaho mfashwa n'abaturage bakambwira bati nubwo mama wanyu nasoboze bagiye ariko muhumure tuzabarera twebwe nageragezaga guhamagara mama akambwira ese mama ko yagiye noneho wakwihanganye ukagaruka mu rugo mama akavuga ati nigaruka nawe azahita agaruka sinzaza ati cyakora muhumure icyo nzajya mbona nzajya mbitaho ariko tutari kumwe mama yaragiye ubuzima burushaho kuba bubi ndera barumuna banjye ariko nta mikoro ari ntayo twagiye tugira abaturanyi beza nibo bamfashaga kwita kuri barumuna banjye urugamba rwarakomeje igihe kiza kugera aho abaturage bari bubinginga mama baramubwira ati ngwino ntazagaruka kuko hari hashize imyaka 2 icyo gihe numva twari tugeze muri 2012 mama arabyanga mama namubwira rero mama ntajye kuba sinzabishobora mva mu rugo kugira ngo ndebe ko nimpava wazagaruka naje i Kigali mu mujyi wa Kigali ntajyaga ntekereza mu buzima bwanjye ko nahaza ariko mpaza kubw'iyo mpamvu nari mfite barumuna wanjye yigaga mu wa 5 primaire mushiki wanjye we wankurikiraga nawe yamaze kubona bigenze gutyo ishuri arivamo twicara gutyo
uwo murumuna wanjye nkigera mu mujyi wa Kigali amafaranga nakoreye navuga ko bwari ubwa mbere nawe yari amaze ukwezi abandi bana baratangiye batajya ku ishuri. Nagiye mu rugo mugura inifomu mugura n'amakaye ashoboka n'abandi wowe wiga nurangiza nubona basi utsinze primaire ukatsinda exit ufite amanota meza. Ngewe nzi gusoma nzagushakira n'umuterankunga njya gutera inkunga nibura wige wo uzakomeze. Wa murumuna wanjye yagiye kwiga icyumweru kimwe nabyo biri mu bintera agahinda kuko ayo mafaranga namuguriyemo ibyo bikoresho nashoboraga kuba nayaguramo n'ipantaro yagiye nkarimba nk'abandi ariko yagiye kwiga icyumweru kimwe kirangiye ahita abivamo. Ngicyo cyumweru na mama yahise agaruka mu rugo aba ndababwira rero ugarutse mu rugo ariko njye sinzahagaruka nzajya mbafasha mu byo nshoboye ariko ihangane basi urera abana bawe kuko njye ntabwo mbishoboye. Yarakomeje kubitaho ariko nanjye akanyitaho kuko nta cyumweru cyashiraga atampajije ukomeze. Nanjye icyo mbonye nabona igihumbi nkakimwohereza nkabagurira barumuna wanjye isabune byaba ngombwa akatega akajyayo. Ubwo icyo gihe twari twinjiye 2013 aribwo nakundanaga na Patience turakundana 2014 nza kugera igihe mbana na Patience ariko mbimenyesha mama nawe mama ngiye gushaka umugore nzishingira ariko ngiye gushaka umugore. Hamwe ati oya ati nta bushobozi ufite bwo gutunga umugore. Nzabwira nti mama ndabufite ubu naba narabashaga gutunga barumuna banjye mwuriya mwaka wose gutunga umugore bikananira nzabishobora. Hamwe ati ntacyo noneho ubwo wabisemo nyine bikomereze. Patience twaje kubana twishingiye ariko nabwo bitanshimishije. Ndabyibuka iyo najyaga kumusura kwa musaza we yambwiraga ko musaza batazakunda ko dushyingiranwa tudakoze ubukwe. Ntacyo tuzabimuganirizaho twumve. Ariko twabanye ntigeze ngira amahirwe yo kuganira n'uwo nakwita ko ari muramu wanjye kuko iyo najyaga mfite gahunda yo kumuganiriza twanahanye rendezvous wasangaga njyewe nkamutegereza ugasanga bwije ataragera mu rugo. Namuhamagara agafata telefone akambwira ngo ndaje ariko ntazi. Byarakomeje birangira twishingiye turishingira twishingiye 2014 hari mu kwezi kwa 10 tubana 2015 bizi neza kuko mbana na wa mugore nasabaga Imana kuko nari naramaze kumubona byamfubye nasabaga Imana imara kubana na Patience ari ku itariki 9 z'ukwa 10 ese mvugane Imana yumva isengesho koko rya sengesho nasabaga ko nabana n'umuntu w'imfubyi koko birabaye numva ari ikintu cy'igitangaza bifata nka ari igitangaza cya mbere nabonye kuri njyewe. Wa muntu w'imfubyi nasabaga koko niwe tubanye numva Imana koko ni igitangaza. Ubuzima burakomeza ariko intego nari mfite yari intego yo kubaka umuryango mushya. Abandi bashinga ingo ari ukuvuga ko ari ukwagura imiryango ariko twe nta muryango twagiraga. Nge nta muryango navuga ko nari mfite na Patience nta muryango afite. Twe n'umuryango mushya noneho twari turimo kubaka. Twatangiriye kuri 0 turabana na n'ubu. Patience nta kazi yagiraga yewe nakoraga akazi kitwa ako twita mani power nari umukarani. Patience tumaze kubana namwe nti wowe humura
nubwo nta kazi ufite ariko njye nzakagushakira. Tukimara kubana nese mushakira ahantu acuruza boutique, aracuruza muri quartier, naho quartier twatuyemo tugira abaturanyi beza, tukagira abakiriya. 2016 twaje gukora ubukwe, dusezerana mbere y'amategeko, dusezerana n'imbere y'Imana. Bese bwari bwabukwe n'ubundi ubona ko hari babantu bari gushinga umuryango mushyashya, abantu badafite umuryango, mu rukundo, mu mugore wifuzaga, n'umugore nifuzaga, ariko nagiraga ngo nibura tubane nyine mu buryo bwemewe. Babantu wabureba ukabona ari ubwabukwe bw'abantu n'ubundi bw'abantu bari gushinga umuryango, atari abantu ahantu uvuga ngo ni nyogosenge iki sokuru. Twabo ntabo twagiraga, twari tugaragiwe n'inshuti n'abavandimwe gusa. Tumaze gukora ubukwe nibwo twasuye papa we muri gereza 2017. Twari turi hafi gutangira, turi kwinjira mu iki gihe cyo kwibuka. Tumusura muri gereza, tugeze muri gereza abasoroviya baratubwira, bahita babwira muzehe ati ko wa musaza wabwisha abana bawe ukuri, ati turi igihe cyo kwibuka kiraje, utarabwira abana bawe ukuri ko ari wowe wishe nyina. Twari dufite umwana wacu w'imfura, ngo dore utangiye no kugira abuzukuru. Ugira abuzukuru utaremera kubwiza abana bawe ukuri bw'amarorerwa wakoze. Umusaza arangaranangira avuga ati sinjye wishe nyina, arabyanga. Nyuma yaho twaje kuvayo, turabyakira, tubaho mw'ubwo buzima. Uwo musaza naramugaye kuko abandi bemeraga ibyaha bakabisabira n'imbabazi mw'iyo minsi. Yewe hari uwemeraga icyaha yamara kucyemera akaba yanataha agafungurwa. Noneho nasubiza amaso inyuma nkareba, nkibuka ukuntu yabwiraga umukobwa we yamusuye turi hafi kubana, akamubwira ko ari hafi gutaha. Nkumva birambabaje cyane. Icyo gihe tuva kumusura muri gereza ya Gicumbi ntago twari twakamenye ko akatiye burundu. Tumenye ko akatiye burundu ejo bundi ku itariki ari 11. Hari umunyamakuru wagiye gukurikirana ibiganiro byo kwibuka Igicumbi, aza kwakira ubuhamya bwatanzwe bw'uko uwo musaza ari we wari uyoboye ibindi bitero byose by'abantu bicaga abatutsi. N'abatangabuhamya bari mw'ibyo biganiro ugasanga ari uwo musaza bashinja. Biza kugaragara nibwo twamenye ko afungiye, yakatiwe burundu. N'umutwe twari twicaye dufite icyizere cy'uko azataha. Nkicara mvugana ariko subu nibura data ko azaza mukorere, nibura mukorere ikirori nanjye mwereke ko yabyaye cyangwa se umwana we afite aho aba. Nkumva mbese ikindi gitangaza nari negereje cyari cyo ngicyo cyo kubona data buko yatashye, basi madama akumva ko nawe afite umubyeyi, akibagirwa cya kintu cy'umupfubyi. Nibwo twumvise ko katiye burundu. Madamu kubyakira byaramugoye iryo joro, numva bwarakiye nta n'ikintu tuvuganye, kuko iryo joro iyo nageragezaga no kumuvugisha numvaga afite ikiniga cyane. Ubundi yari yicaye afite icyizere cy'uko papa azataha, akumva ari umuntu ufite umubyeyi, ariko iryo joro nibwo noneho yemeye ko ari imfubyi. Ubu rero nakomeje kumukomeza ndamwihanganisha, mbese nkamubwira n'amateka y'abandi bantu wenda nabo b'imfubyi. Hari abandi twiganye mu ishuri nabo bari imfubyi bakuriye mu buzima nk'ubwe, nkabimusangiza agerageza kwiyakira. Ubundi ndizera neza ko ameze neza mu mutima we, nta kintu na kimwe kimutangiye. Iyo habaye igikomeye buriya haba n'inkovu. Yego, byanze bikunze. Patience twaganiriye, ikintu cya mbere namubonyeho bwa mbere mubona, namubonye ahantu
nahise nshaka nimero zanyu na Frederic niwe nimero zawe nabonye ariko ntabwo nzi ko ufite igikomere nawe bimeze gutyo Frederic karape nabonye afite igikomere mu marira menshi avuga uburyo papa we yishe mama we ubwumva ni ibikomere birenze kimwe d'abord mama yapfuye muri jenoside yishwe na papa we icyo ni igikomere umuntu wese atakumva byumvwa nawe mu mutima we uyu munsi ari karumye turi kumubona ariko afite agahinda gakomeye cyane niwo bizi uzi ko mubana njya gutya rero ndaguhamagara nabyo ukuntu wambwira ngo tuzajyane mushyigikire kuko afite igikomere iki kintu cyo wambwiye niyo mpamvu twatangiye mvuga ngo uri umugabo nyamugabo ntabwo nari nkuzi ntabwo nari nzi uko reaje se kunabona ukuntu umufata byose nkabona urukundo rudasanzwe hagati yanyu Frederic ufite igikomere nawe kirenze kuba igikomere ihangane nta kindi kintu nakubwira muri kano kanya kuba tuganiriye uraruhutse hari ikintu gito kivuyeho reka nize ko hari ikintu gito nibura kivuyeho ikindi gihe nabwo hari igihe rwa rugo rwanyu rufite ibikomere ruzakomera pero ugakomera ibyo wifuje kwiga wifuje ko barumuna bawe biga uzabibona kandi uzabibona no mu rubyaro rwawe Freddy uyu munsi hari umuntu kutwumva ushobora kuba yaraciye mu bikomere nk'ibyawe ndishuwa ko agiye kugusapotinga ndishuwa ko azagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuryango duhuriraho cyane cyane kuri uru rubuga ku nkuru yanjye ku bafite inkuru nk'iyawe ku bantu navuga ngo bakomeretse ariko bakagira uko bakomera basapotinga umuryango wawe bafashe umuryango wawe icyo gikomere cyawe ufite cyakira igikomere patience afite cyakira mu kubaka urugo rwiza ku buryo n'abana banyu batazagira bya bibazo by'uko bavutse ku babyeyi bafite ibikomere nk'ibyanyu ndabifuriza gukomera abavandimwe ndabifuriza kuba abantu bari mu mwanya wabo mwiza wo gukomera mukomere cyane murakoze mukomere cyane ikindi hari umuntu uri kuturira muri kano kanya navuga ngo umuhanzi umwe niwe waririmbye ngo birashoboka ko wavutse ngo mu nzira ziharuye ugasanga byose bimeze neza Frederic ntabwo yigeze avuka mu nzira ze ziharuye ngo atambuke neza kimwe na patience madamu we niba waravutse neza ukaba utazi ibibazo ukaba utazi ibikomere nk'ibi ngibi hari ababifite tububahe cyane cyane wenda umuvandimwe patience yagarutse by'umwihariko ku buryo yagiye acunaguzwa n'impande zose kwa papa ntibamwakira kuko afite mama we umututsikazi wishwe n'umuhungu wabo kwa mama ntibamwakira kuko umukobwa wabo yishwe na se numva ni igikomere ari hagati nk'ururimi abantu mujya mukomeretsa abana bavutse muri buno buryo cyane cyane mu buryo bw'abatandukanye mu mwoko ni ukuri pe mujye mwitonda abantu ni abantu bafite inyama n'amaraso nk'uko nawe yafite kandi umuntu arivukira patient ukomere muvandimwe ukomere cyane uyu munsi nibwo nkoze ikiganiro nkumva mbuze icyo mvuga mukomere pe mukomere cyane Freddy mukomere cyane kandi kuba warashatse umugore muhuje mujye mufatanya mukomezanye wumve ko ukomeye nawe akomeye ukurira urirane nawe bizakunda kandi muzakira Imana irahari uyu munsi ndabizi ko hari benshi bazabasapotinga reka nze gushyiraho nimero yawe Frederic buri wese uri hano nzi ko azagusapotinga nzi ko icyo wabona ugisangira n'umudamu wawe icyo abona gisangira nawe ni urugo rumwe kandi reka dusoze mukomere pe nta kindi nababwira mukomere Freddy dusoze n'icyo wavuga ikintu mbere na mbere nifurije kwihangana abantu bose bafite ibikomere bitandukanye
kuko mu isi igira inzira nyinshi cyane kandi buri wese uyigendamo aba afite uburyo ayigendamo. Nifurije kwihangana abantu bose bafite ibikomere bitandukanye, kandi noneho nkabakangurira kuba intwari, ntibagaheranwe nyine n'ibyo bikomere, ahubwo bajye bahora baharanira ibyiza. Kuko njyewe wenda ubuzima ndimo mw'iki gihe nshimishwa no kuba mfite umwana unyita papa. Yego. Ese mbwiye ukora iki ubundi? Watubwiye ko mbere wari umukarani. Yego. Uyu munsi ukora iki? Kuri ubu ngubu urabona utu dukweto madamu yambaye, njye nizo nkora. Ukora inkweto? Nkora inkweto. Nta hantu ho gukorera hazwi mfite. Ni umusaza nakwita nawe ko ari inshuti wantije ahantu h'urubaraza, ntabwo ati ahantu ushyizeho umutaka wajya ukora ukabona n'igihumbi uhahishirizamo abana. Ariko ibyo byaje kuba nyuma y'uko twaje guterwa n'ibisambo nijoro muri ya butike twacuruzaga, iza kudusahura, biradusahura. Nabwo dushimira Imana ko nta muntu n'umwe muri twe wapfuye, kuko uko byari bimeze twashoboraga no kuba twapfa, ariko nabwo ni nk'ikindi gitero twarokotse. Kuva icyo gihe rero nahise ntangira uyu mwuga, ariko nabyigaga mbana na madamu. Nagiye kubyiga mbana na madamu, twabanye 2014, 2015 tubaho gutyo ducuruza ka kabutike. 2016 nagiye kubyiga 2017 ndabyiga. Maze kubyiga nyuma yo kubimenya nza kwicarana ubumenyi. Cya kibazo kivutse naje kubona ubuzima bukaze, ntazashobora kubaho ngo mvuge ngo nasubira gukora ubukarani, nkabona bidashoboka, ahubwo mpitamo kubyaza umusaruro bya bindi nize. Ubu ngubu nshoboye kwicara aho hantu nkakora udukweto nk'utu ngutu, tukabona ikidutunga. Inzira z'Imana zica ahantu henshi cyane. Uyu munsi urishimye, icyo kintu cyane cyiza. Kandi nkeka ko nyuma y'iki kiganiro uzishima kurenzaho, sibyo? Kimwe na madamu. Ndabyizera 100%. Ndabyizera 100%. Hari abakozweho n'inkuru yawe na madamu. Ni ukuri ndabizi ko Imana ibakingurira imiryango biciye muri bano bantu. Mu muryango wacu abo dufite inkuru zitandukanye, ufite inkuru yanjye, ufite iyawe, Patience afite inkuru yanjye. Ikiganiro cyacu cyitwa inkuru yanjye, sibyo? Namwe mutubwiye inkuru yanyu. Tuba twifuza kubaka umuryango w'u Rwanda muzima, sibyo? Sibyo Frederic, muzima, udafite amoko, udafite abahutu, udafite abatutsi, cyane ko mwebwe byanabakozeho ku buryo bukomeye cyane. Natwe intego yacu rero ndabifuriza kubaka urugo, abana ba Freddy na Pasi na Patience, ku buryo batazigira bamenya icyo kintu. Bazaba abanyarwanda bakomeye badakomeretse. Umuryango wacu, hari umuhanzi wigeze kuririmba ngo babandi bashakisha urukundo bazarusanga iwacu. Twebwe intego yacu mu rugo iwacu ni urukundo, nirwo dushyize imbere, no kuzagira umuryango nyine wifuzwa n'abandi. Ibyo nibyo tuba dusaba Imana, ku buryo n'undi muntu mbese wakwitwa ko ari uwo mu mafamiye yacu ashoboye kuba yajya anadusura akavuga ati ibintu ni sawa kabisa, akagenda yumva anyuzwe. Mbese mwakoze cyane, mwakoze kubana natwe. Ndabizi ko ngewe navuga byinshi cyane muri kano kanya kubera inkuru yanyu. Ibi byiza kuri mwese, kandi mbifurize urugo rwiza, mbifurize gutera imbere, mbifurize kuba abanyarwanda nyabanyarwanda, mbifurize ibyishimo
nicyo kintu cya mbere navuga ngo gikomeye cyane kandi kibura umuntu agapfa. Mbifurije ibyishimo, mbifurije amahoro mu mutima, mbifurije kubaho. Murakoze cyane kubana natwe. Ni ukuri murakoze namwe.